Reka mbabwire ikintu gikomeye. Nugirana ikibazo n'umuntu, nugirana amakimbirane n'umuntu, agahagarara, agahamagara Bayali, agahamagara Ashera, agahamagara Dagoni, agahamagara Elizabeth ngo nuko ari umukobwa wo mu batambyi, agahamagara Aburahamu ngo nuko Aburahamu yubahaga Imana, uwo muntu uzamenye ngo uramufite. Azaba ari umunyantege nke, n'icyo uzakenera kumutwara cyose uzakimutwara. Ariko nugirana amakimbirane n'umuntu, yarangiza agapfukama, aleluya, Imana ishimwe cyane, agakwita ipfukamiro hasi akavuga ati Uwiteka, namenye ko ari nta mana itari wowe, namenye ko uri Imana ivuna abanyantege nke mu maboko y'abakomeye, none ndakwinginze ngo urwanire ishyaka, ndakubwiza ukuri uzakurema akawe karenge. Turabasuhuje inshuti z'umusaraba, ubuntu n'amahoro tubonera muri Kristo Yesu bibane n'imitima yanyu. Umugoroba nk'uyu nguyu dushimye Imana cyane itwemereye kugaragara imbere yanyu kugira ngo dusangire umutsima w'ubugingo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ngewe basuhuza nitwa Sebaganwa Serge, nkaba naragira ubuntu n'Imana ngo menyesha abari mu isi ko kugaruka kwa Yesu Kristo kwegereje, kandi abantu bavana ukuboko mu bidatunganye kugira ngo ubwo Kristo azatunguka atuzana ingororano azasange tutariho umugayo mu maso y'Imana. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Iyi ni Sam TV, ni umuyoboro mukurikiranaho gahunda zo kuramya no guhimbaza Imana, ariko uhereye uyu munsi tugiye gutangira no kubagezaho umutsima w'ubugingo. Munyemerere rero dushimire abantu bamaze gukora subscribe, ndetse tunashishikariza abatarakora subscribe kuyikora kugira ngo ibyigisho byacu bijye bibageraho mu ba mbere, kandi abakora share na comment nabo Imana yo mu ijuru ijye ibaha umugisha. Gahunda rero tubazaniye ifite insanganyamatsiko ngari ivuga ngo umutsima udasembuye, ariko kuri uyu mugoroba bwo tubazaniye icyigisho gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo mbese ihema ryawe waribambye hehe, kandi waribambye ukurikije iki? Muri insanganyamatsiko ngari nk'uko nari maze kubigarukaho, urubyaro rwa Yezebeli ntacyo tuzarumarira, ariko abantu bakunda Imana n'ijambo ryayo, haleluya, abo bazarushaho kugubwa neza mu mitima, kandi ndahamya ko bazabyuha mu buryo bw'umwuka. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Munyemerere rero mbere yuko tujya mbere muri insanganyamatsiko yacu uyu mugoroba tugiye kureba ivuga ngo mbese ihema ryawe ribambye hehe, kandi waribambye ushingiye kuki, tubanze dusenga Imana. Turagushimye Data urera kandi urakiranuka, umugoroba nk'uyu nguyu ndakunezera cyane ko uri Imana irindi ijambo. Ushimiye yuko uri Imana yasezeranye ko izaduhagarika hirengeye tukaburira ubwoko bwawe, kandi Uwiteka ukomeje kubihagararamo neza, ndabikubahiye cyane. Unyemerere rero umwanya nk'uyu nguyu ubwo ngiye kugaragara imbere y'ubwoko bwawe mbasangiza ijambo ry'ubugingo, ntaba ari ngewe ahubwo Uwiteka urahera cyane ho mu ijuru, umanyagura umutsima uri mu ijuru, ubwoko bwawe buhembuke buri mu isi. Ngewe nkubera igikoresho Uwiteka, unkoresha iby'ubutwari. Ndagushimye rero kuko uri Imana yumva gusenga, kandi ubikore kwiyubahisha kuko tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Munyemerere icyigisho cyacu gifite umutwe uvuga ngo mbese ihema ryawe waribambye hehe, tukirebere mu gitabo cyo kuvanwa mu Misiri igice cya 14. Ahari umutwe w'amagambo utubwira ngo Abisirayeli bambuka inyanja itukura nko ku butaka, Abanyegiputa bagerageje kubakurikira bararengerwa. Hari impamvu itumye iyi nsanganyamatsiko yacu ngari ivuga ngo umutsima udasembuye, tuyitangirana n'igitabo cyo kuvanwa mu Misiri. Ubundi iyo turebye urugendo ubwoko bw'Imana bw'Abisirayeli bwakoze buhaguruka mu gihugu cya Egiputa, cyangwa se ariyo Misiri yo hambere, bwerekera muri Kanani, igihugu cy'isezerano, ntabwo urwo rugendo ushobora kurufata ngo urutandukanye n'urugendo ubwoko bw'Imana turimo turakora tuva mu isi twerekera muri Kanani yo mu ijuru. Oya, ntabwo wabitandukanya. Uru rugendo ubwoko bw'Imana bwakoze, ubundi iyo urebye nta nubwo urugendo rwerekera mu gihugu cy'isezerano cy'i Kanani ntabwo rwatangiriye mu Egiputa, ahubwo urugendo rwerekera mu gihugu cy'isezerano cy'i Kanani rwatangiye ku bwa Aburahamu, rutangira Aburahamu ahaguruka iwabo i Babuloni, Imana imwerekeza mu gihugu cy'isezerano. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Aba rero bahagurukaga mu Egiputa berekeza i Kanani muri icyo gihugu cy'isezerano, n'ubundi bari urubyaro rwa Aburahamu. Abangaba bari abuzukuruza ba Aburahamu, bakaba abuzukuru ba Isaka, ariko bagahinduka urubyaro rwa Yakobo. Imana yacu ishimwe cyane. Ngiyo impamvu itumye insanganyamatsiko yacu ngari
tuyitangira duturuka mu gihugu cya Egiputa twerekeza muri Kanani. Nuko n'ubundi abari mu isi bose biteguye kuzataha Kanani yo mu ijuru bagomba gutangira urwo rugendo, ariko baruhereye hehe? Baruhereye mu isi. Mu yandi magambo rero, Egiputa yari isobanuye inzu y'ibyaha, yari isobanuye inzu idatunganye. Niyo mpamvu abakristo urugendo rwacu rwerekera muri Kanani yo mu ijuru tugomba kurutangirira mu isi. Ubwo rero munyemerere tujye mbere dutangire twumve icyo Imana itubwira binyuze mu ijambo ryayo. Igice cya 14 umurongo wa mbere baratubwiye ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli basubire inyuma babamba amahema imbere y'Ipihahiroti hagati y'Imigidoli n'inyanja imbere y'Ibarisefoni, uti imbere y'aho hantu aba ariho mubamba amahema iruhande rw'inyanja. Umurongo wa 3, Farawo azavuga Abisirayeli ati, bahabiye mu gihugu, ubutayu burabakingiranye, nanjye ndanangira umutima wa Farawo abakurikire. Uwiteka aravuga ati, nziheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose, Abanyegiputa bamenye yuko ndi Uwiteka Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amagambo akurikiyeho aravuga ngo Abisirayeli babigenza batyo, Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya, nshimye Imana cyane kubwira ijambo. Amagambo aratubwira ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli basubire inyuma babamba amahema imbere y'Ipihahiroti hagati y'Imigidoli n'inyanja. Ibi bisobanuye iki? Igihe ubwoko bw'Imana bwahagurukaga mu Egiputa burimo burerekeza mu gihugu cy'isezerano, hari mu ijoro rya nyuma, aho Uwiteka yari yateje icyago mu gihugu cya Egiputa, icyago cya nyuma cyo gupfa kw'abana bose b'imfura mu Egiputa, n'umwana w'umwami akagwamo, ndetse n'uburiza bw'amatungo bwose bwagombaga gupfa icyo gihe, kubera ko Farawo yari yaranangiye umutima, yanga kureka ubwoko bw'Imana ngo bujye gutambira Imana hehe? Mu butayu. Ariko ubwo Imana yagoraga ibikomeye mu maso ya Farawo, abana bose b'imfura bo mu Egiputa bagapfa, ndetse n'uburiza bw'amatungo bwose bugapfa, Farawo noneho ava ku izima. Farawo aravuga ati, noneho abo bantu nibagende, nimubareke bagende, hato hari wenda nanjye bitangiraho ingaruka nkaba napfa, cyangwa se ubwoko nyoboye bw'Abanyegiputa bikaba ibibazo birebire cyane. Nuko muri iryo joro Farawo arekura ubwoko bw'Imana ngo bugende bujye gukorera Imana mu butayu. Aha rero bavuye mu Egiputa baragenda, batubwira ko babambye amahema i Sukoti, babamba no muri Etamu. Aha rero noneho izo ngendo bari bamaze kuzirangiza, bageze ku nyanja itukura. Uti byagenze bite? Ubwo bari bageze ku nyanja itukura, bari mu rugendo, Farawo aza kubwirwa yuko ubwoko bw'Imana bwagize gute? Bwavuye mu Egiputa. Nuko icyabayeho ni iki? Nimwe Abanyarwanda bavuze ngo ushize impumu yibagirwa icyamwirukankanaga. Farawo arangije arahaguruka ngo akurikiye ubwoko bw'Imana. Muri uko gukurikira ubwoko bw'Imana, Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli basubire inyuma babamba amahema imbere y'Ipihahiroti hagati y'Imigidoli n'inyanja, nk'uko twari tumaze kubibona, kandi ubwoko bw'Imana bwumva icyo Imana ivuze. Haleluya, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Maze umurongo wa 4b yawo baravuga ngo Abisirayeli babigenza batyo. Imana ishimwe cyane. Kibazo gihari ni iki ngiki: mbese amahema yawe cyangwa se ihema ryawe waba wararibambye aho Imana yavuze? Ihema ryawe se niba wararibambye, waribambye ushingiye kuki? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Mose abwira Abisirayeli babambe amahema yabo iruhande rw'inyanja imbere y'Ipihahiroti hagati y'Imigidoli n'inyanja. None ikibazo kibazwa ni iki ngiki: ihema ryanyu mwaribambye hehe? Hari icyatumye Imana ibwira Mose ngo bwira Abisirayeli babamba amahema bugufi bw'inyanja. Imana ishimwe cyane. Nuko Imana yari izi ko ubutabazi bwayo aho ngaho, aleluya, aho niho ubutabazi bw'Imana bwagombaga gusanga ubwoko bw'Imana. Imana yavuga iti nimubigenze mutya, maze nabo bumvira Imana. Imana ishimwe cyane ngo babigenza nk'uko Imana yavuze. Aleluya, Imana ishimwe cyane. Amagambo yakurikiyeho umurongo wa 4, umurongo wa 5, umwami wa Egiputa bamubwira yuko ubwo bwoko bwacitse, umutima wa Farawo n'iy'abagaragu be irabuhindukira, barabazanya bati, twakoze ibiki kurekura Abisirayeli bakava mu buretwa twabakoreshaga? Maze ngo atunganisha igare rye ry'intambara, ajyana n'abantu be
ajyana amagare 600 yatoranyijwe n'andi magare y'intambara abanyegiputa yose n'abatware bategeka abayarwaniramo bose. Uwiteka anangira umutima wa Farawo umwami wa Egiputa, akurikira Abisirayeli kuko Abisirayeli bari bavuye mu Egiputa bateze amaboko. Jambo ry'ubugingo rirambwira ngo Abisirayeli bamaze kubamba amahema yabo aho Uwiteka agize ate yavuze. Haleluya. Uwiteka nawe ajya yanangira umutima wa Farawo. Ahari ibanga ni hehe? Ni ugukora icyo Imana yavuze. Imana ishimwe cyane. Mu yandi magambo, iyo Abisirayeli batumva ikijuru ryavuze ngo babwirwe aho babamba amahema kandi nabo babikore, Uwiteka ntiyajyaga gukora kunangira umutima wande wa Farawo. Ariko bakimara kumvira Uwiteka, haleluya, Uwiteka nawe akora icyo yasezeranye. Yarababwiye ati nimubigenza mutyo nanjye ndanangira umutima wa Farawo bakurikire. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'ubugingo umurongo wa 8 baratubwira ngo Uwiteka anangira umutima wa Farawo umwami wa Egiputa ngo akurikira Abisirayeli kuko Abisirayeli bari bavuye mu Egiputa bateze amaboko. Ibi bisobanuye iki? Mu yandi magambo, Farawo aravuga ati aba bantu bavuye mu gihugu cyacu ndetse barimo baradusaba, bavuye mu gihugu cyacu n'amaboko masa, bavuye mu gihugu cyacu nta ntwaro bafite, bavuye mu gihugu cyacu nta cyabarengera. Nuko Farawo aravuga ati reka tubakurikire kuko bavuye mu gihugu cyacu bateze amaboko. Ariko ndashima Imana yo mu ijuru, ubwo Farawo yibwiraga ko nta butabazi n'uburengezi ubwoko bw'Imana bushobora kubona bundi, bakibwira yuko bari buze kubagarura uko babyiboneye, gutabarwa kwatangwaga n'ijuru. Imana ishimwe cyane. Kandi kugira neza kw'Imana niko kwari kuri mu Bisirayeli, ndetse ubutabazi bukomeye babugendanaga mu mitima igihe babaga bahagaze mu cy'Imana yavuze, igihe babaga bahagaze mu ijambo Imana yavuze. Icyo gihe ijuru ryajyaga ryitamurura mu ruhande rwabo, bakabona kugira neza kw'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nuko amagambo akurikiyeho umurongo wa 9, abanyegiputa bakurikirisha amafarashi n'amagare bya Farawo byose n'abahetswe n'amafarashi be n'izindi ngabo ze zose, babafatira bambye amahema ku nyanja iruhande rw'Ipihahiroti imbere y'Ibarisefoni. Ibi niki bishatse kutubwira? Reka mbabwire ikintu gikomeye. Hari igihe intera iri hagati yacu n'ibiduhiga ijya igaragara nk'igenda ishiramo. Nuko ngo Farawo hagurukana n'ingabo ze n'amagare menshi n'amafarashi bakurikira ubwoko bw'Imana. Ariko ubwoko bw'Imana batubwiye ngo bwari bugeze ku nyanja itukura. Ariko Imana itanga amabwiriza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndashima Imana ko Imana yo mu ijuru ariyo mugaba mukuru w'ingabo z'abubaha Imana. Maze ubwoko bw'Imana maze kubamba amahema aho Uwiteka yavuze, Farawo arabakurikira. Icyo navugaga ni iki? Hari igihe intera iri hagati yacu n'ibiduhiga ijya igenda igabanyuka, maze abubaha Imana nubwo bubaha Imana bakagira gutinya muri bo, bakagira gukuka imitima muri bo, n'intera yari iri hagati y'ubwoko bw'Imana n'ingabo za Farawo yagiye ishira, igenda igabanyuka, igenda igabanyuka. Uko igabanyuka, amagambo aratubwira kuri uyu murongo wa 9 baratubwiye ngo babafatira babambye amahema ku nyanja iruhande rw'Ipihahiroti imbere y'Ibarisefoni. Bivuze iki? Bivuze ngo hari igihe Imana ijya yemera ko intera iri hagati yacu n'ibiduhiga ishiramo. Ariko niba twarabambye amahema yacu aho Imana yavuze, haleluya, intera nishaka izashiremo. Imana yo mu ijuru y'ubwayo ntabwo izabura kwitamura mu ruhande rwacu. Imana ishimwe cyane. Farawo ntiyabimenya. Niki Farawo atamenye? Ntabwo Farawo yigeze amenya yuko ubwoko bw'Imana bwari bwamaze kumvira Uwiteka. Oya, ibyo Farawo ntiyabimenya. Nyamara igihe ubwoko bw'Imana bwari bwamaze kumvira Uwiteka, bwari bwamaze kuba muri zone iri sécurisée. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Bwari bwamaze kugera muri comfortable area. Bivuze iki? Bari bamaze kugera aho batekanye. Ariko Farawo ntiyagira gute? Ntiyabimenya. Nshuti zanjye, niba amahema yacu abambye aho Uwiteka yavuze, ntidukuke imitima. Haleluya. Bamaze kubamba amahema yabo aho Uwiteka yavuze, bari muri comfortable area, bari muri zone iri sécurisée, bari batekanye. Nubwo batari babizi kuko bari bakutse imitima kubitewe n'ibyo babonaga. Erega hari igihe bidutuze tujya tubibona bikaduhagarika imitima. Ariko n'ibihema ryacu ribambye aho Uwiteka yavuze, haleluya, dushikame dutegereze Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Umurongo wa 10, Farawo abatuze, Abisirayeli bubura amaso babona abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka, babaza Mose bati ntamba zari mu Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu.
n'iki cyatumye utugirira utyo kudukura mu Egiputa? Si ibyo twakubwiriraga mu Egiputa tuti tureke dukorera abanyegiputa, kuko ikiruta ari uko dukorera abanyegiputa kuruta uko dupfira mu butayu. Maze asubiza abantu ati mwitinya, muhagarare gusa. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Arababwira ati mwitinya, mwebwe muhagarare gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanire, namwe mwicecekere. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Abisirayeli batuzwe n'abanyegiputa, niko ijambo ritubwira umurongo wa 10 ngo Farawo abatuze. Hari igihe ibibazo bijya bidutuga, hari igihe ibigeragezo bijya bidutuga, ariko niba ihema ryacu twamaze kuribamba aho Uwiteka yavuze, haleluya, dushyitse umutima mu nda. Imana ishimwe cyane. Hari icyatumye Imana ibabwira ngo nimubamba amahema aha ngaha, yabonaga ko ubutabazi bwayo, haleluya, aho ngaho ariho buzabasanga. Naho Imana itatabarira, ariko nanone gutabarwa n'Imana wayumviye biba byiza kurutaho. Umurongo wa 13 Mose ahumuriza abantu, arababwira ati mwitinya, nimukomere ahubwo dutegereze Imana, mwebwe mwicecekere. Nshuti zanjye, igihe tugeze mu bigoye, igihe tugeze mu biruhije, igihe tugeze mu bikuye imitima, tuyizera Imana yo mu ijuru, dukwiye gutumbira Imana. Ariko kandi icyo bivuze ni iki? Ijambo ry'Imana rirambwira ngo bamwe bakwiye kwambara imbaraga, bakwiye gukomera, nuko mu gihe kigoranye bagakomeza abandi. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana ko ishyanga ry'ubwoko bw'Imana bari bafite umuntu ukomeye mu kwizera nka Mose, nawe maze yamara gukomera agakomeza icyanga akavuga ati mwicecekere mutuze, murebe icyo Imana iri buze gukora. Imana yacu ishimwe cyane. Umurongo wa 15 Uwiteka amaze gutakirwa, atakiwe n'Abisirayeli, yumvishe gutaka kwabo kandi yumvishe no gutaka kwa Mose. Mose nawe aramubwira, Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende, nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja, uyigabanye, Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Nanjye ndanangira imitima y'abanyegiputa, bajyemo babakurikire, mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka nimara kwiheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be. Imana ishimwe cyane. Imana ibwira Mose iti niki gitumye untakira? Imana ibwira Mose iti bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Aha birakomeye, ntabwo umuntu w'umubiri yabyumva. Abantu bageze imbere y'amazi magari, bageze imbere y'inyanja itukura, mu bigaragarira amaso y'abana b'abantu nta nzira babonaga. Ijambo ry'ubugingo riratubwira ngo barebaga iburyo bakabona imisozi miremire, bareba ibumoso bakabona imisozi miremire, bareba imbere bakabona amazi magari, batakira Uwiteka. Mose abwira Uwiteka, nawe aramutakira, maze Uwiteka abwira Mose amagambo akomeye, amubwira ati bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Bivuze iki? Nubwo Abisirayeli batabonaga inzira imbere yabo, ariko Uwiteka, haleluya, Imana ishimwe cyane, Uwiteka yarenzaga amaso amazi akabona n'inzira mu mazi. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Mu yandi magambo, icyo Uwiteka yavugaga abwira ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagende, ntago yababwiraga gukomeza kugenda kw'ibigaragarira amaso y'abana b'abantu. Oya, munyemerere amagambo tumve mu buryo bw'umwuka. Ahubwo Uwiteka yashakaga kubwira Mose yuko ubwoko bw'Imana bwahagaritse kwizera, bagombaga gukomeza kwizera, bakomeze bagende. Mu yandi magambo, bwira Abisirayeli bakomeze banyizera. Haleluya, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nubwo inzira yagaragaraga nk'itagaragara mu maso yabo, ariko mu maso y'Imana inzira yaragaragaraga, kandi Imana yashakaga ko bakomeza kugenda mu buryo bwo kwizera kuruta ko batekereza yuko imbere nta nzira ihari. Nasomye amagambo arambwira ngo urugendo rwa Gikristo ni urugendo rwo kwizera. Haleluya, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ikindi kigaragara muri aya magambo, haragaragaramo ibintu bitatu. Mu bwoko bw'Abisirayeli muri kiriya gihe hari abantu batatu b'ingenzi bataburaga mu gihugu. Umuntu wa mbere yari umwami, uwa kabiri yari umutambyi, uwa gatatu yari umuhanuzi. Ariko abo bantu bose uko ari batatu, bose bumviraga umuhanuzi. Ubushobozi bwabo bwari buri munsi y'ubw'umuhanuzi. Nicyo cyatumaga umuhanuzi yaritwaga abamenya mu gihe cyo hambere.
bivuze iki? Bivuze ngo umuhanuzi yari umuyoboro uri direct hagati ye n'Imana. Ni uko ibyo umuhanuzi abwiwe n'ijuru akaza akabimenyesha umwami kandi akabimenyesha n'umutambyi, kugira ngo ubwo butatu bukore hagamijwe ineza y'ishyanga ryera. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ni muri ubwo buryo twagiye tubona abahanuzi nka Natani basanga umwami Dawidi. Ni muri ubwo buryo twagiye tubona abahanuzi nka Eliya basanga umwami Ahabu n'abandi. Aha rero nabyo ni iki bivuze? Byari bivuze ngo Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisirayeli. Imana yacu ishimwe cyane. Ibi birongera reka twigisha yuko mu buryo bw'umwuka nanone aba bantu batatu barahari. Hari umuhanuzi akwiye kuba ari mu itorero, hari umutambyi akwiye kuba hari, ndetse n'igihugu kikagira ubuyobozi. Aha rero ababizera bagombaga kumva icyo Mose ababwiye nk'umutambyi wagendanaga nabo umunsi ku munsi, ariko kandi Mose nawe nk'umutambyi wabanaga n'abo bantu nawe akagaruka kumva icyo umutambyi mukuru wo mu buturo bwera bwo mu ijuru amuha. Bivuze ngo iyo connection ntabwo yagombaga gucika. Igihe cyose iyo connection yacikaga byateraga ikibazo mu ishyanga ry'Abisirayeli. Imana ibwira Mose iti bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Nshuti zanjye, birashoboka ko haba hari ibihagaritse imitima yanyu, birashoboka ko haba hari ibatuze, ariko nanone aha ijambo ry'ubugingo ryongeye kutubwira ngo nimukomeze mugende. Haleluya. Ariko mukomeze mu buryo bwo kwizera. Imana yacu ishimwe cyane. Umurongo wa 19 baratubwiye ngo maze marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisirayeli arahava ajya inyuma yabo, ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo, ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisirayeli. Bamwe babera igicu n'umwijima, ariko abandi ibabera umucyo ubamurikira nijoro nibegerana. Iryo joro ryose Imana yacu ihabwa icyubahiro. Abisirayeli ubundi urugendo rukomeye kandi rukurikije amabwiriza ijuru ritanga barutangiriye ku musozi Sinayi. Bari mu kibaya cy'umusozi Sinayi. Imana ihamagara Mose nk'umuntu wari waratoranyijwe nayo ngo aze yumve icyo Imana ivuga. Imana yacu ishimwe cyane. Aho rero niho batangira urugendo rukurikije amategeko n'amabwiriza ijuru ritanga, kubera yuko twibukiranyije neza tubona ko n'amategeko 10 y'Imana Imana yayabahereye ku musozi Sinayi, mu kibaya cya Sinayi. Aho rero niho ijuru ryatangiye guhagurukana nabo. Mu gihe cya kumanywa babona inkingi y'igicu igiye bakakurikira, mu gihe cya ninjoro babona inkingi y'umuriro igiye bagakurikira, yahagarara bagahagarara aho ngaho. Aha ngaha rero niyo mpamvu amagambo atubwiye ngo umurongo wa 19 ngo marayika w'Imana wajyaga ajya imbere y'ingabo z'Abisirayeli yarahavuye ajya inyuma yazo, ndetse na ya nkingi y'igicu na ya nkingi y'umuriro byajyaga bibarangaza imbere birahava bijya inyuma yabo, ngo bitandukanye ingabo za Farawo zari zibatuze nk'uko twamaze kubibona, zibatandukanye n'ingabo z'Abisirayeli. Imana ishimwe cyane. Ndasaba Imana ngo umugoroba nk'uyu nguyu, aleluya, ishyire ibidutandukanya n'ababisha bacu hagati yacu nabo. Barahari, ibituza imitima yacu birahari, ibidukurikiye birahari, ariko Imana yo mu ijuru, aleluya, ishyire ibidutandukanya hagati yacu nabo. Imana ishimwe cyane. Aya magambo rero iyo tugeze kuri umurongo wa 19 kugera kwa 20 mabona ikintu gikomeye cyane. Birasobanuye ngo hano urugamba rwari ruhinduye isura. Imana ishimwe cyane. Urugamba rwari ruhinduye isura. Ubushobozi bw'Uwiteka bwajyaga wera Abisirayeli, umuyobozi bwabagendaga imbere buva imbere yabo. Haleluya. Noneho bujya inyuma yabo ngo bukumira umubisha mu bitugu by'Abisirayeli. Imana ishimwe cyane. Imana ikumira ababisha mu bitugu byacu. Ariko Farawo ntiyamenya ko urugendo, ntiyamenya ko intambara yatangiye imaze guhindura isura, ntiyamenya yuko umugaba mukuru w'ingabo z'Uwiteka ari Uwiteka ubwe. Duhame hamwe Imana iturwanirire, ariko ni igihe tuzaba twabambye ihema ryacu aho Imana yavuze. Imana ishimwe cyane. 21 Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose, usubiza inyanja inyuma, amazi uyagabanyemo kabiri, maze hagati yaho yarari hahinduka ubutaka bwumutse. Abisirayeli bajya mu nyanja hagati baca nko ku butaka, amazi ababera inkike iburyo ndetse n'ibumoso abahindukira inkike. Abanyegiputa barabakurikira, amafarashi ya Farawo yose n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be bajya mu nyanja hagati babakurikiye.
Haleluya. Imana imaze guha Mose amabwiriza, Imana y'ubwayo ngo ihuhisha umuyaga uturutse iburasirazuba, Amazi arakama, Abisirayeli batambuka humutse. Imana ishimwe cyane. Nguko uko Imana igigenza. Erega ntabwo twe turwana. Twemerera Imana irwane mu ruhande rwacu, nibwo tuzaba amahoro, kandi nibwo ibidukurikiye bitazatugeraho ubasha. Imana ishimwe cyane. Amagambo yakurikiyeho umurongo wa 24 baratubwiye ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo, bituma akurura aruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati duhunge Abisirayeli, kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Baravuga bati duhunge Abisirayeli kuko Uwiteka barwanirira, maze uwo mwanya bacikamo igikuba. Ijambo rirambwira ngo Uwiteka yitamururiye ku Banyegiputa Bacikamo igikuba mu ijoro rya nyuma. Imana ishimwe cyane. Imana yitamurure ku byari bidutuze, Imana yitamurure ku byatwirukankagaho bicikamo igikuba mu izina rya Yesu Kristo. Kandi amagambo aratubwira ngo inziga z'amagare yabo bituma akurura aruhijwe cyane. Imana ica intege ibyatwirukankagaho. Haleluya. Imana itugirire neza. Imana iburize mu migambi y'ababisha ku mpagarike no ku bugingo bwacu. Ngo maze Uwiteka akura inziga ku magare yabo, bituma ngo amagare yabo akurura biruhije cyane. Imana ishimwe cyane. Amagambo umurongo wa 26 hari amagambo meza cyane ngo Uwiteka abwira Mose ati irambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubireyo ajye ku Banyegiputa no ku magare yabo no kubahetswe n'amafarashi yabo. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, mu museke inyanja isubizwamo guhurura kwayo. Haleluya. Nababwiye ngo igihe ingabo z'Uwiteka, igihe Uwiteka yavanaga uburinzi bw'imbere yabo akabushyira hagati yabo n'Abanyegiputa, urugamba rwari ruhinduye isura. Amagambo rero atubwira ngo Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, mu museke inyanja isubizwamo guhurura kwayo, ngo maze Abanyegiputa barayihunga. Uwiteka akunkumurira Abanyegiputa hagati mu nyanja, amazi asubira hayo arenga ku magare no kubahetswe n'amafarashi no ku ngabo za Farawo zose zari zigiye mu nyanja zikurikiye Abisirayeli, ntiharokoka n'umwe muri bo. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Amagambo arambwira ngo igihe Mose yararambuye ukuboko inyanja igasubizwamo guhurura kwayo, Abanyegiputa baratinya, Abanyegiputa bashaka gusubira inyuma, ariko ngo Uwiteka, haleluya, Uwiteka bakunkumurira mu nyanja bose, maze iryo Uwiteka yari yabwiye Mose arababwira ati Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubona. Amaherezo Abanyegiputa ahinduka ayo ngayo. Ndasaba Imana ngo umwanya nk'uyu nguyu, ibyari bidutuza imitima, ibyari biduhangayikishije, ibyatwirukankagaho byose, ibyari biduteye ubwoba, Imana yo mu ijuru ibikunkumurire mu nyanja mu izina rya Yesu Kristo. Imana iduhe gutuza no gutekana mu mitima, kuko itubereye ingabo idukingira. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nuko umurongo wa 29 ngo ariko Abisirayeli bo banyuraga hagati mu nyanja nko ku butaka, amazi akababera inkiki iburyo n'ibumoso. Haleluya. Ndasaba Imana ngo bya bindi byari biduhagaritse imitima, bya bindi byadutugaga imitima, haleluya, bwa bukode bwadutugaga imitima, kwa kubura urubyaro kwadutugaga imitima, ibyo byose Imana yo mu ijuru ibihindura inkiki iburyo n'ibumoso. Haleluya. Maze dutambuke twemye, kuko Imana yacu iduhaye kuba amahoro. Amagambo yakurikiyeho umurongo wa 30 baratubwiye ngo uko niko kuri uwo munsi Uwiteka yakijije Abisirayeli Abanyegiputa. Abisirayeli babona intumbi z'Abanyegiputa ku nkombe y'inyanja. Abisirayeli babona ibikomeye Uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku Banyegiputa, maze baratubwira ngo ubwo bwoko butinya Uwiteka kandi bizera Uwiteka n'umugaragu we Mose. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ngo Abisirayeli babonye ibikomeye Uwiteka bakoreye, batinya Uwiteka kandi batinya na Mose. Imana ishimwe cyane. Nguko niko Abanyegiputa, Imana yacogoje Abanyegiputa mu maso y'Abisirayeli. Munyemerere tugana ku musozo turebe amagambo aboneka muri Yesaya igice cya 35. Yesaya 35, munyemerere tujyaneyo. Yesaya 35 n'umurongo wa 8. Yesaya 35 umurongo wa 8 hari amagambo atubwira ngo inzira y'abacunguwe.
mureke dusome mu izina rya Yesu Kristo umurongo wa 8. Baratubwiye ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa, haleluya. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iy'abandi. Munyemerere mbanze nko ku mazi. Ijambo ry'ubugingo riratubwira ngo hazabaho inzira yo kwera. Umurongo wa 10 amagambo aratubwira ngo Farawo abatuze Abisirayeli bubura amaso babona abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane ngo maze Abisirayeli batakira Uwiteka. Icyo nendaga kugarukaho ni iki? Reka mbabwire ikintu gikomeye. Nugirana ikibazo n'umuntu, nugirana amakimbirane n'umuntu, agahagarara agahamagara Bayali, agahamagara Ashera, agahamagara Dagoni, agahamagara Elizabeth ngo nuko ari umukobwa wo mu batambyi, agahamagara Aburahamu ngo nuko Aburahamu yubahaga Imana, uwo muntu uzamenye ngo uramufite. Azaba ari umunyantege nke, n'icyo uzakenera kumutwara cyose uzakimutwara. Ariko nugirana amakimbirane n'umuntu, yarangiza agapfukama, haleluya, Imana ishimwe cyane, agakwita ipfukamiro hasi akavuga Uwiteka, namenye ko ari nta mana itari wowe, namenye ko uri Imana ivuna abanyantege nke mu maboko y'abakomeye, none ndakwinginze ngo urwanire ishyaka, ndakubwiza ukuri uzakurema akawe karenge. Nugirana ikibazo n'umuntu, agatakira Imana yo mu ijuru, akabwira Uwiteka ati Uwiteka ndakwinginze ngo abereho kundengera, kuramo akawe karenge, ntabwo uwo muntu uzamubasha, ntabwo byashoboka. Imana nitabara uzahagwa. Burya aho kugira ngo urwanya abubaha Imana, wafatanya nabo kubaha Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Munyemerere tujye ku isomo risoza riboneka muri Yesaya igice cya 35 umurongo n'umurongo wa 8, aho tubona amagambo atubwira ngo inzira y'abacunguwe. Imana yacu ishimwe cyane. Baratubwiye ngo umurongo wa 8, kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iy'abandi. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngo kandi abagenzi naho baba ari abaswa ntabwo bazayiyoba. Imana ishimwe cyane. Mu yandi magambo, Imana yo mu ijuru inzira yari iciye mu mazi, yari yiciriye ishyanga ryera, haleluya, yari yiciriye ubwoko bw'Imana. Hari igihe Imana ijya iducira inzira maze tugatambuka twemye, ariko abanduye imitima bakwibeshya kwitambukamo bakayigwamo. Farawo ntiyamenya ko Imana irimo irarinda ijambo ryayo, haleluya, Imana ishimwe cyane. Imana yari yaravuze muri Yesaya 43 iravuga ngo kandi ubwoko bwanjye nibaramuka banyuze mu mazi ntabwo azabatembana. Imana iravuga ngo nibanyura no mu muriro ntacyo umuriro uzabatwara, ngo ndetse n'ibirimi byawo ntacyo bizabatwara. Iyi nzira rero Imana yari iciye mu mazi magari mu nyanja itukura, yari inzira yo kwera. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Yari inzira y'abatanduye imitima, haleluya, Imana ishimwe cyane. Ariko Farawo ntiyagira ate, ntiyabimenya, yiroshye mu nyanja hamwe n'ingabo ze, barimbuka ubwo ngubwo. Ariko ikintu giteye ubwoba ni inshuti zanjye, mureke twubaha Imana, mureke tugende nk'uko Imana ishaka, mureke tubambe amahema yacu aho Imana yavuze. Bayobozi b'imiryango, hari kosa tujya dukora. Burya tutubashye Imana ngo tuyubahisha mu muryango wacu, iherezo ryabyo riba rizaba bibi, kuko tuba tuzarimbuka n'abacu bakarimbuka. Farawo ananiwe kumvira Imana, akomeza kunangira umutima, biteza ikibazo we n'ingabo z'abanyegiputa nyinshi bashirira hehe? Mu nyanja. Mureke tubamba amahema yacu aho Uwiteka yavuze. Niba hari ahantu hari ubutabazi, naho Uwiteka yavuze. Imana itugirire neza. Mureke dusoze mu izina rya Yesu Kristo. Ariko mbere yo gusoza, ndagira ngo usigare wibaza iki kibazo. Wibaze ngo mbese ihema ryanjye ribambye aho Uwiteka yavuze? Reka dusenga Imana. Turagushimye Data, uri umukozi w'umuhanga. Tugushimiye kugira neza kwawe gukomeye kubanye natwe. Tugushimiye ko utumanyagura umutsima w'ubugingo urahera cyane ho mu ijuru, imitima yacu igahembuka. Ubwoko bwawe ntabwo nshidikanya ko iri jambo rigize icyo rimara mu mitima yabo. Unyemerere ngewe aho ntagejeje nk'umwana w'umuntu, umwuka wera twasezeraniwe uwakora akazi mu mitima bumvishira ijambo, kandi n'abazakurikira ino jambo kuri interinete rizahinduka iry'umumaro mu mitima yabo, kugira turusheho kwitegura ubwami bwawe. Bisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen.